Abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto mu karere ka Musanze bishimira umwanzuro wafashwe na leta wo gusesa amakoperative yari bahuriyemo kuko bamwe basanga inyungu zitarabageragaho mu buryo bungana. Kuba twabona iyo mitungo nta n'igiceri kira ndafataho cavuye ku mutungo twari dufite. Bamwe twabyakiriye neza, leta nyitureberera niyo mubyeyi wacu ifata umwanzuro w'ubundi buryo bushasha twajya dutangamo umusanzu, kuko imisanzu twatangaga ntaco twigeze tubona mu nyungu muri yo myaka yose. Leta twayita ko ari umubyeyi cyane, izi gushishoza, yaturebeye kure naho nta n'umuntu wari ukibona ubushobozi bwo kugura ipantaro. Bakimara kubihagarika nanjye ubu niho nambaye ipantaro nzima. Bamwe mu banyamuryango ba koperative Kotamono bumwe imwe mu zari zifitiye ideni banki bagaragaza ko gutinda kugurisha imitungo bafite bishobora gutuma inyungu za banki zikomeza kwiyongera, ibishobora gutuma itezwa cyamunara bikabatera igihombo. Hano ngubu twari tukiri madeni, ariko ideni twari dusigaranyemo yahinganaga ngo na miliyoni 54 ngira ngo twari tumaze kwishyuraho, ntago nza ayo twari tumaze kugabanyaho guhera aho ngaho. Ntabwo turumva bavuze bati gutya, twebwe tukaba tuzi yuko birimo kuba byaba biri kuri manganywa bucece n'imisi ndetse na banke nayo ariko iri no kurushaho kudutera amapenalite, biri kunguka. Mbese icyo kizi cyaba ikibazo cyo kuzatuma imitungo yacu igenda nta kintu tubonyeho. Uretse bo muri Kotamono bumwe bafite ikibazo cyo kubanza kwishyura banki, abandi nabo bifuza ko gahunda yo kugabana imitungo byakwihutishwa, dore ko hari niyatangiye kwangirika. Ubu ngubu tumeze nkaho turi gukora nta buyobozi dufite. Byaba byiza ibyo leta yadutekereje byo kuvuga ngo bagiye gusesa amakoperative tukagabana ayo mafaranga, iyo mitungo bikarangira, none bakongera bakadushiraho ubundi buyobozi butunogeye, biryo tugakorera mu murongo mwiza. Kwifuza ko byacacuka bikava mu nzira. Hari abantu bavuga bati umutungo wacu wagurishwa miliyoni izi amafaranga ya naya, ariko urabona turacategereje, bakaba dufite amatsiko menshi, ariko biri gutinda. Kandi uko bitinda ubamaza ari gusenyuka, inzugi ziri gukerebera, ubwo umutungo agaciro kawuguru kugenda ugabanyuka. Binyuze mu busabe baheruka koherereza ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative ubemerera guhabwa uburenganzira ku mutungo wabo ku buryo bawugurisha bakabona kwishyura banki, bwarasubijwe. Ibi umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Andrew Muherucyahana abiheraho abahumuriza kuko birimo gukurikiranwa nubwo bagitegereje raporo y'uko koperative zifuza kugurisha no kugabana imigabane yabo. Ubu rero twamaze gukora communication n'abari abayobozi ba koperative kugira ngo nibamara kunoza gahunda yabo y'uburyo bashaka kugabana imitungo yabo bazadutumizaho tukabafacilitatinga kubaheraho bakorera, kubana nabo muri iki gikorwa, kuzajyana nabo iyo nzira bazagendamo yo kugabana imitungo yabo. Rero aho niho dutegereje wenda kugira ngo baduhe gahunda yabo inoze, dufatanye nabo kubikurikirana. Bamwe mu bamotari bagaragaza kandi impungenge z'uko kubu koperative zabo zarasheshwe bituma hari ababyitwaza bagakora uyu mwuga mu kajagari nta byangombwa cyangwa imyambaro ibaranga bafite. Ubuyobozi bw'akarere bufatanyije na polisi mu ntara y'Amajyaruguru butangaza ko hagiye gushyirwaho ubuyobozi bw'agateganyo buzabushingiye kuri za parikingi bakoreraho mu gihe gusesa amakoperative bitarakorwa ku buryo bwa burundu. Naho RCA yivuga ko nyuma y'umujyi wa Kigali bitarenze uko kwezi kwa gatandatu no mu ntara imitungo y'abamotari izaba imaze kugabanwa abanyamigabane. Mu karere ka Musanze habarurwa abamotari basaga 1300, mu gihe mu ntara y'Amajyaruguru habarurwa abagera ku 4000. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.